Yesirika nongire ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane aho wese mucye tarwanye by'isi twifurije kugira amahirwe n'umushanse ibyikora byose bigere neza tariki gatanu nkuko ubyifuza. Birumvikana turi ku masaha y'igitondo, turi ku munsi wo kuwa mbere itariki ni ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Muri kano kanya munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya azindutse agarukwaho n'ibitangaza makuru hafi ya byose bigiye bitandukanye. Turi no ku rugamba live mu buryo bw'amashusho tubagezaho mu masaha ya mu gitondo ubwo ikirere kiri buze kuba kimaze kuba cyacya neza, ariko kandi reka muri kano kanya ikirere kitameze neza tubasha kuba n'ubundi tubagezaho zimwe muri update cyangwa se mu makuru azindutse agarukwaho cyangwa se uko byaraye ku rugamba ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Sud Kivu. Nakomeje hagaragara ko ibintu byo byamaze kuba bihindura isura mu buryo budasanzwe, by'umwihariko reka atudatinze turebere hamwe by'umwihariko byinshi cyane bigiye bitandukanye kubyerekeranye n'ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru, dore ko ibintu byo byamaze kuba bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Ni mu ngabo z'uwitwa Generali Yakutumba ndetse n'ingabo za leta y'igihugu cy'u Burundi arizo FDNB kuza magingo runavuga ko ibintu byamaze kuba bihindura isura. Abitwa Waza kuza magingo bakomeje kugenda abakora ibikorwa bikomeye cyane by'umwihariko hano muri Sud Kivu, by'umwihariko hano muri uyu mugi wa Uvira. Turiko kuza magingo ya igiteganyijwe gukorwa kuri no munsi ari icyerekeranye n'imyigaragambyo yamaze kuba itegurwa mu buryo bukomeye cyane. Iyi myigaragambyo rero ije kuba itegurwa nyuma yuko n'ubundi hari hapanzwe kuba hakorwa urugamba rutoroshye rwo kwirukana Abarundi kuza magingo ya umugi wa Uvira ukabashwa n'ubundi wakomeje ukontrolwa ngo n'abarwanyi ba Waza. Ni mugero byari byamaze no gutangazwa ko mu gihe cyose uyu mugi wa Uvira ukomeje kugenda ugaragaramo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ngo haraza kuba by'umwihariko hakorwa igikorwa gikomeye cyane. Ni igikorwa cyerekeranye rero no kuba hafungwa umupaka w'igihugu cy'u Burundi uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Ibyose ni ibikorwa byamaze kuba abitegurwa n'abarwanyi ba Waza wasanzwe n'ubundi bayobowe n'uwitwa Generali Yakutumba iza magingo yakomeje kugenda ategura ibikorwa bikomeye cyane byo ku butaka bw'ikigo cya Kongo, by'umwihariko hano muri iyi ntara ya Sud Kivu. Ni mu gihe kandi tuvuye hano cyangwa se turaza kuva hano muri Uvira tukerekeza hano mu bindi bice bigiye bitandukanye byo ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Turaza kwerekeza rero hehe, ni hano ku kibuga cy'indege by'umwihariko cya Bujumbura gikomeje kugenda kigaranirwa mu buryo bukomeye cyane. Ikibuga cy'indege murabizi ko tumaze iminsi tukigarukaho bitewe nuko ari ikibuga gikomeje kugenda kigaragara ngaho ari intiri ikomeye cyane yerekeranye n'ibitiro bishya kandi karahagutaka leta y'Kinshasa ndetse na leta y'igihugu cy'u Burundi bifuza gufatanyamo mu kurandura cyangwa se mu kuba abahashya abarwanyi b'inyeshyamba kuza magingo ya bakomeje kugenda nabo batangaza ko nta kabuza biteguye urugamba ndetse ngo n'ibitero bishya byose leta y'Kinshasa ngo yifuza kuba yabatangizaho ifatanyije n'izi ngabo za leta y'igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho muri aya masaha rero, dore ko hari byinshi byakomeje kugenda abigaragaza ko rwose uwitwa Generali Gasita iza magingo rwose n'utarimo kugenda ahuza na leta y'Kinshasa ahuza n'abarwanyi ba Generali Yakutumba by'umwihariko aribo Waza, ariko bikanatangazwa ko kuza magingo ya ari nawe ukomeje kugenda akurura uyu mwuka mubi hagati ya leta y'Kinshasa ndetse n'aba barwanyi b'uyu mutwe wa Waza bari basanzwe by'umwihariko bakorana bya hafi na leta y'Kinshasa, ariko kuza magingo bitewe n'uwitwa Generali Gasita uyu nguyu waje kuba by'umwihariko aza kuyobora imwe muri batayo yoherejwe na leta y'Kinshasa hano muri uyu mugi wa Uvira. Nago ibintu birimo kugenda bijya ku murongo bitewe nuko iyi cyangwa se aba barwanyi ba Waza cyangwa se ba Generali Yakutumba bakomeje ndabamushinja kuba ari we urimo kugenda abagambanira mu byerekeranye no gufata ibice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu, dore ko banakomeje batangaza ko rero umugi wa Bukavu wafashwe n'abarwanyi b'inyeshyamba mu buryo by'umwihariko bwari bworoshye cyane kuko ari umugi wafashwe hatabayeho kurwana. Ibi byose ngo byakozwe cyangwa se ngo byagizwemo uruhari n'uyu Generali Gasita. Ibi byose rero bikomeje biteza ikibazo gikomeye cyane, ari nacyo kiza magingo yakomeje
kugenda agikurura umwuka mubi werekeranye no kuba rero ahazwi nko muri Uvira ndetse no ku mipaka yose ihuza Uburundi na Kongo iherereye muri Sud Kivu. Ibintu byamaze kuba bihindura isura. 5 munyemere tuve imuzi n'umuzingo ibyerekeranye n'aya makuru yose akomishkenda agarukwaho, ariko kandi nanakubwira ko niba ari ubwa mbere udukurikiye ahangaha kuri Ruhuka News Empire, ni ikintu cyambere tuba tugusaba nta kindi usibye kuba wakanda kuri subscribe. Nago bigoye, ureba ngo munsi ya video ni mu ruhande rw'iburyo ubona hana rakubita kumwe rukanditse akajambo subscribe, ako ngako uragakandaho inshuro mu yonyine gusa urahita ubona utundi tujambo tuzogira emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya uhita ukibona mu bambere, ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye twe tugenda atukugezaho cyangwa se tugutegurira umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. Namaze gukanda subscribe renge n'ubundi mwayikaze muri aya makuru akomishkenda agarukwaho n'ibitangaza makuru binyuranye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze yesirika twuse cyane n'ubundi tudatinze turebere hamwe byinshi bikomishkenda abigarukwaho ni ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nababwiye ngo by'umwihariko ntabwo aya makuru by'umwihariko turi kure cyane y'urugamba, n'ubundi turi hafi ya hano muri uyu mugi wa Uvira, ariko bitewe n'ikirere by'umwihariko navuga ko kitameze neza nago twabagejeho uburyo buri live aya makuru, ariko mu cyo sikire kiragenda gisa naho n'ubundi cyongera kubururuka turagenda tubagezaho byinshi kubyerekeranye n'ibikomeza kugenda bibera hano ku rugamba. Rino mpamvu ikomeye cyane by'umwihariko nakomishkenda mbabwira kuri rero natabura cyangwa se tutabura kuba atubabwira byinshi bikomishkenda abibera ku mipaka ihuza Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri uyu mugi wa Uvira. Ngo byifashe gute? Nizi update zizindutse nk'uko by'umwihariko bamaze kuba ubyumva mu ngingo z'ingenzi. Twahereye Uvira igikomishkenda akigaragara nuko by'umwihariko hacunzwe umutekano ku mande zigera muri 3 zose. Biragaragara ko abarwanyi ba generali Yakutumba ari bo bawaza bakomishkenda by'umwihariko bategura urugamba rukomeye cyane, ariko kandi banategura icyerekeranye n'imyigaragambyo. Uru rugamba rwakomishkenda arutegurwa n'urugamba abangaba bakomishkenda abagaragaza ko bashobora kuba n'ubundi bahangana by'umwihariko n'ingabo z'uyu z'iki gihugu cy'u Burundi arizo FDNB, n'izi ngabo zifatanya na leta y'Kinshasa mu bikorwa rero byo gushaka uburyo bakigarurira ibice bigiye bitandukanye byagiye byigarurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba. Ibi byose rero nyuma yuko n'ubundi bikomishkenda abitegurwa n'ubundi hateguwe iyi myigaragambyo yamagana by'umwihariko uwitwa generali Gatsita kwiza magingo ya nurimo kugenda ayobora zimwe muri battalion kwiza magingo ya zingabo z'igihugu cya Kongo arizo FRDC kwiza magingo kandi bikomishkenda abitangazwa ko ubwo iyi myigaragambyo n'ubundi irimo kugenda iba nta kindi kiraba kigamijwe usibye kuba hafungwa imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo by'umwihariko iherereye muri Sud Kivu. Ibi ngibi rero byose mu gihe n'ubundi bikomishkenda abitegurwa, amakuru yakomishkenda agaragaza ko ibintu bitoroshye habe na gato, dore ko hari n'urugamba rukomishkenda rutegurwa hagati y'izi mande zombi, aho by'umwihariko ibi byose bikomishkenda abikorwa n'izi mande zikomishkenda zihangana, aho by'umwihariko leta y'igihugu cy'u Burundi ari komishkenda rero igaragaza umuhate munini wo kuba nyayo ishobora kuba yakwihinduka. Aba barwanyi ba Waza bari basanzwe bakorana nayo ku rugamba bafashanya na leta y'Kinshasa, aho by'umwihariko rero bigaragara ko abangaba bashobora kuba n'ubundi bakoresha ibitwaro karahabutaka, n'ibitwaro birimo indege karahabutaka zisanzwe zikoreshwa mu rugamba cyangwa se mu ntambara, ibifaro karundura, imodoka by'intambara. Ibi byose ni birunze hariya ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura. Ibi byose kandi byanakomishkenda bishyira mu kaga gakomeye cyane izi ngabo za leta y'Kinshasa ndetse n'ingabo za leta y'igihugu cy'u Burundi, dore ko ibi ngibi bikimara kuba abigaragara ko hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane. Ibi byose byakomishkenda abiteza ikibazo gikomeye cyane n'ubundi gishobora kuba cyatuma urugamba ruhinduka ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, aho rero bifuza kuba baruhangana mu buryo bukomeye
bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 ni byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho hirya no hino mu bitangaza amakuru binyuranye by'umwihariko nko ku munsi w'ejo Perezida Felix Antoine Tshisekedi cyakongwe yingi kuba agarukwaho mu buryo bukomeye cyane aho yaje kuba n'ubundi yongera gushinja igihugu cy'u Rwanda kongera kohereza abakomando barwo kabuhariwe basaga 750 by'umwihariko ni muri Sud Kivu. Abakomando Tshisekedi akomeje kugenda atangaza ko by'umwihariko abangaba bakomeje kugenda bajya gufatanya mu rugamba n'abarwanyi ibinyeshyamba bakomeje kugenda by'umwihariko bashinjwa kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu ndetse na Kivu ya ruguru aho bikomeje kugenda bitangazwa ko rero aba basirikare basaga 750 ngo bose bafite gahunda zikomeye cyane zo kuba n'ubundi bajya mu bitiro bishya cyangwa se mu kurwanya ibitiro bishya leta y'Kinshasa yifuza kuba yagaba kuri uyu mutwe w'inyeshyamba kwiza magingo akomeje kugenda ugaragaza ko wifuza kuba watanga isomo rya gisirikare kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byinshi 5 ikomeje kugenda abigarukwaho n'ubundi bikomeje kugenda abigaragaza ko mu bice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu n'ubundi ho urugamba rugomba kuba rwahindura isura haba muri Bukavu ariko by'umwihariko agace kagaraniwe cyane rero muri iyi Sud Kivu n'ubundi naka gace k'uyu mugi wa Uvira usanzwe uri mu ngengero z'igihugu cy'u Burundi ndetse ukaba usanzwe uyu mugi unarinzwe mu buryo bukomeye cyane rero n'ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za leta y'Kinshasa ariko bafatanyije na Waza nubwo n'ubundi ibintu umuntu atabihereza amahirwe menshi cyane yo kuba abakomeza kugenda barinda uyu mugi dore ko ari nako uko bagenda barinda uyu mugi ari nako kurundi ruhande rw'abarwanyi ba M23 cyangwa se inyeshyamba bakomeje kugenda nabo bagaragaza ko rero bifuza kuba abagira byinshi mu bice bagenda abongera kwigarurira by'umwihariko kwikubitiro hakazaho rero uyu mugi wa Uvira kuza magingo ya ukomeje kugenda wifuzwa n'imande zitandukanye kuri ubu butaka bw'igihugu cy'Kongo by'umwihariko harimo n'ababarwanye rero ba Generali ya Kutumba n'abarwanye ba Waza kuza magingo bakomeje kugenda abakorana bya hafi na leta y'Kinshasa nubwo hagati yabo harimo umwuka mubi cyane. Byinshi byakomeje kugenda rero binagaragaza ko uyu mutwe wa Waza nawo kuza magingo usa naho wigenga mu buryo bukomeye cyane ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo bitewe nuko mu minsi mike cyane iciyemo igera nko kuri 2 nibwo hanaje gutangazwa amakuru akomeye cyane ubwo by'umwihariko abasirikare bakomeye mu ngabo z'igihugu cya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza ko rero bo nta kibazo by'umwihariko bafitanye n'abarwanyi ba Waza ariko kandi ngo bakaba nta buryo bashobora kuba rero bahagarika ibyerekeranye n'ibyemezo abarwanyi b'uyu mutwe wa Waza baba bafashe ngo bitewe nuko kuza magingo ya nubwo bahawe intwaro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo babashe kuba bazifashisha muri urugamba ariko nk'abangaba bitemewe kuba rero bitemewe kuba aba barwanyi ibawaza ngo babasha kuba bagira ubutumwa cyangwa se ngo babashe kuba bagendera ku mategeko y'izi ngabo za FRDC zo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Byishiro 5 ikomeje kugenda abigarukwaho mu bitangaza amakuru n'ubundi binerekeranye n'urugamba uko ruhagaze muri aya masaha navuga ko harimo kugenda hategurwa ikirikiranye n'imyigaragambyo urutura cyangwa se karahabutaka ikomeje kugenda itegurwa kuba n'ubundi yafunga n'imipaka ihuza Burundi ndetse na uriya mugi wa Uvira ndetse bikanatangazwa ko kuza magingo ya ibindi byinshi cyane bikomeje kugenda abigarukwaho ari ibyerekeranye n'uburyo n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura naho hakomeje kugenda hasa naho hategurwa urugamba bakomando benshi kabura bakomeje kugenda abategurwa n'impande zombi ni leta y'u Burundi ndetse na leta y'Kinshasa bifuza kwa n'ubundi bajya guhangana n'abarwanyi umutwe w'inyeshyamba. Ibi byose n'ubundi ikomeje kugenda rero biteza ikibazo gikomeye cyane gishobora ko n'ubundi cyatuma urugamba rwongera kuba rutukura mu buryo bukomeye cyane ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ariko natwe nta kindi tubereye ahangaha usibye kugira n'ubundi tubamenyera byinshi cyane ku byerekeranye n'amakuru akomeje kugenda agarukwaho ku byerekeranye n'urugamba rwa hano kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo. Byose turagenda tubibagezaho 5 kuri 5 ko bigenda abitugeraho. Icyo tugusaba rero nta kintu nkuko
nubundi nakomeje kugenda ambikubwira usibye kuba wowe watwereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi kubwishe ndetse nuko bukeye ndetse ugasiga n'ibitekerezo byawe cyangwa se igitekerezo cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru twende tukugezaho umunsi ku munsi ubundi gihe cyose uzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nakazajya uhita kibona mu bambere ndetse kandi tukazarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 by'umwihariko rero ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye twe tugenda tubategura cyangwa se tubagezaho umunsi ku munsi kubwishe ndetse nuko ubukirika mbabwire ngo reka duse naho ducumbikiye ahanga ariko n'ubundi mu kanya gato yakari imbere turaza ducumbura ku yandi makuru akomeye cyane ko mushikina n'ubundi agaruka kubyerekeranye n'imirongo y'urugamba hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko ari byinshi ko mushikenda bihavugwa kuri uno munsi wo kuwa mbere tariki ya